nawe yatawe muri yombi kubera gushurashuza bariya abakobwa baba muri Miss Rwanda. Murazi neza ko byaravuzwe cyane hirya no hino ko muri Miss Rwanda habamo ibintu bya kata n'iki byose. Ejo bundi twatangiye kubikemanga ubwo Megan we amahirwe ye ntibinganye uburemere nk'ibyandimbatwi, ntabwo biri bwitwe gusambanya abana bariya bo n'abana ariko bakuze bafite 18 byibuze, biritwa rero ihohoterwa rishingiye ku gitsina, naryo ntabwo rihanwa gato. Urumva amakuru ufite nuko ese nabamureze mu bayigiyemo cyangwa se birakekwa umwe mu biyamamaje ko yabuze ikamba rye kubera yuko atashoboye gutanga igitsina. Hari hashize imyaka 3 babicecetse, si byo se? Yego. Hano hanze hari abana benshi cyane, benshi barenga ibihumbi byinshi bafite icyo kibazo. Bamwe bahishwa bagakingiranwa mu nzu, abandi bakabyumvisha ko ariko bigomba kumera, aho guseba bakwiriye kubyakira. Barahari benshi. Ubundi tubwira ati ngo watutse ndimbati ngo ni igicucu, kubera ikiriya jambo warikoresheje. Reka mbanze mbabwire yuko navugaga ngo gicucu ndimbati, bakata ko konyine ntibareba context y'ibintu byinshi. Iyo mvuze gicucu ndimbati sinibagirwa yuko nanjye ndicyo. Abonye amahirwe yo gutabwa muri yombi, atari gukura ahandi, ari amahirwe abonwa n'abantu bake, kandi ibicucu biri hanze habyo bimeze nkawe ni byinshi cyane. Urumva ni byinshi cyane. Niyo mpamvu yagerageje kuzana abavoka benshi. Icyo gihe ndabyibuka ubwo navugaga ngo ni igicucu, nabyo nabibariragamo amafaranga yagakoresheje. Aho mu rukiko ejo noneho habonetse ikindi kimenyetso gishya aricyo acte de naissance. Wowe kiriya kimenyetso wagifashe gute cyangwa se wacyakiriye gute? Akibona ikiganiro kuri Isimbi cya Firidausi, yari kubona ko ibintu yakinishije byakomeye, akijyana we wenyine kuri RIB. Ati ibintu nakoze byamenyekanye, mwabimenye namwe? Bati ntabyo tuzi cyangwa se twanabimenye rwose. Ubundi se ntiyashize? Yarashize. Guhera 23 z'ukwa gatatu kugeza uyu munsi yararenze. Ariko nta n'umwe urabarwa. Kubera iki? Kubera ko yajuriye. Cyakora nyuma y'icyemezo cy'ubujurire bazongera bayibare, ariko nyine ntabwo izaba 30. Niyo mpamvu bamwe mbonye bavuga ngo yari yaje kuburana mu mizi. Oya, mu mizi ni ahandi. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murereye mu mande zose z'isi, ndabasuje cyane. Abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane, nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi. Umunsi rero tukwe n'umu patron akaba yitwa Rwema. Rwema ndatekereza benshi mumuzi, ndetse uyu munsi twamwakiriye ku Gasaro TV. Tuguhaye ikaze Rwema. Ndabishimiye hano kuri Gasaro TV. Yego, merci. Nayo tuturishimye. Kubera iki Gasaro ariko? Kubera iki Gasaro? Ni akantu k'agatako. Ni agatako. Kavuye he niho nshaka kumenya. Kavuye hehe? Gasaro. Ubuse nakubwira ngo iki nyine akantu keza kabari akantu k'agasaro k'agatako. Urabona nyine nagwo ari kwitwa izina ry'abagabo. Si byo se? Cyangwa se ugomba kwitwa cyangwa niko witwa ubundi? Oya. Iri tari Sandrine ni irihe? Wizeye. Okay. Gasaro abadukurikira ni bantu ki? Abadukurikira? Ni ingeri zose zigiye zitandukanye. Batandukanye. Okay. Yaba bo mu Rwanda, yaba bi Burundi, yaba mbese. Reka rero mbasuhuze. Yego. Abakurikira Gasaro TV nanjye ndayikurikira. Merci. Nkurikira ibihagendeke, ibihavugirwa byinshi. Ntabwo bipfa guca mu jisho ryanjye, kubera ko buri gihe mba nshaka kugira isomo nkuramo. Yeah. Hanyuma nanjye nitwa Rwema Pascal,
ngira channel yitwa Rwema Solutions aho urubyiruko abasore n'inkumi abakuze abagabo n'abagore bashaka kuzaba aba future millionaires baza kuvoma ubwenge no kuyoborwa muri iyo nzira bakitegura bakamenya ibikorerwa muri uwo muhanda kuko upfa kujyayo utazi aho ugana ukahaca inkoni utazi nuko bikagucanga yego ariko rero nsaba n'abakurikira nyine Gasaro TV batari bamenya yego nyuma yo gukurikira iki kiganiro bandika izina Rwema muri YouTube biraza byose ngo bajye kuri Rwema Solutions bakande kuri subscribe cyangwa babyihorere twebwe ntabwo dushaka ibintu byacu ntabwo bigira views ibintu by'ubwenge buri gihe zahabu ntabwo igaragara gutya ngo kuri buri muntu wese ni ku bantu bake cyane abo bumva babikunze bakande subscribe kugira ngo tubagumane nka bamwe mu muryango wacu murakoze rero ngiye kubakunda cyane mubizi kuko mbere ntabyo mwari muzi yego urakoze cyane Rwema ati ibintu zahabu ntago muri make ntabwo ukeneye abagutera inkunga ariko banyabo ntabwo ari babandi baza ngo hahiye oya abo ngabo ntabwo bakenewe wowe ntabwo uri muri navuga muri hahiye byacitse byahinduye isura birumvikana ariko ndatekereza ibyo ushyiraho ni ingirakamaro kandi baza rwose bakagushyigikira wa mugani wawe iyo urubyiruko ruteye imbere n'igihugu gitera imbere urakoze cyane amakuru y'iminsi rwe amakuru ni meza ngo rumeze neza meze neza n'akabeho k'umunsi ntabwo ngewe njya ngira imbeho yego byumva nk'ibihuha yego nshobora kumva abantu bavuga ko bakonje ariko ngewe ntabwo ibyo bimbaho hanyuma reka ninjiye mu kiganiro nyirizina Rwema hari akantu kawe nabonye ga trendinga ntekereza ko kantu nawe warakabonye cyane kandi nawe wakavuze abenshi baravuze bati uno mu papa cyangwa se uno mugabo hari njye ngikabana nakwerejwe n'umuntu muri diaspora arambwira ati uno mu papa rwose ibintu yavuze nibyo ariko nanone yatukanye yego ngiye kukabona mbona yagacira kanyereka ati nukuri yatutse ndimbati kandi nawe ari umubyeyi ubundi tubwira ati ngo watutse ndimbati ngo ni igicucu kubera ikiriya jambo warikoresheje reka mbanze mbabwire yuko ijambo rigira ibisobanuro byinshi hari abantu bumva au sens large cyangwa se au sens littéral ijambo navugaga ngo gicucu ndimbati bakata ko konyine ntibareba context y'ibintu byinshi iyo mvuze gicucu ndimbati sinibagirwa yuko nanjye ndicyo sibyo none ubwo nanjye mba nitutse navuze ibyo bintu ngendeye ku mahirwe yabonye akayapfusha ubusa sibyo yego none bikaba bimuhejeje mu gihome ntabwo nakoresheje ijambo kuri sanse literari mu ijambo gicucu hari impanuro yari yihishemo yo kumukebura yego sibyo noneho bisa na bya bindi numvise vuba aha muri iyi minsi bya Miss Jolly avuga ati inyana zimbwa none zimbwa igira inyana niho abantu b'iki gihe batazi kumva icyo umuntu ashaka kuvuga meaning y'ikintu umuntu arimo avuga ntabwo imbwa igira inyana iyo mvuze gicucu ndimbati nanjye ndicyo ndabizi ko nanjye ndicyo ntabwo mba mututse ahubwo ndagira ngo mukebure arebe kuko ndi umuntu wa mbere kuri Max TV ndabizi neza ko ari njye wavuze watangiye gukomentinga nsesengura ibintu bya ndimbati na Firidausi sibyo mubwira ko abonye amahirwe yo gutabwa muri yombi atari gukura ahandi ariya mahirwe abonwa n'abantu bake kandi ibicucu biri hanze ahabyo bimeze nkawe ni byinshi cyane
urumva ni byinshi cyane dore bimwe biri kwiyumva uraza kubibona muri komenti biraza gukomentinga umuntu wese usambanya umwana ni igicucu noneho kuri sanse literale atari ya meaning yindi kugerageza rero kubikavaringa bifite ibimenyetso bihari nka bariya abana bavuyemo ni ukuba igicucu inshuro ebyiri amahirwe rero yabonye yo gutabwa muri yombi ni ukugira ngo Imana imufashe kuyigarukira kuko amakuru mfite namenye nyuma nabwo ni uko Ndimbati yahoze ari umurokore asenga ari n'umudiyakoni ahantu ni uko amaze kwamamara rero yibagirwa Imana yasohoje isezerano ajya mu kwandagara niko mbyita ajya mu byaha agezemo Satani aramukanyaga amaze kumukanyaga abura uko amwivana mu nzara bimunaniye kumwivana mu nzara Imana izana opportunity yo gukoresha ibyaha yakoze kugira ngo imurokore afatwa rero atawe muri yombi akurikiranyweho icyaha akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana no kumunywesha inzoga afite des chefs d'accusation zagombye kuba 3 iyo umugore nawe agira ate arega ari kwiyongeraho icyaha cy'ubusambanyi icyaha cy'ubusambanyi gikurikiranwa iyo victime yatanze ikirego ya victime akaba ari umugore wa Ndimbati ubu rero chef d'accusation ebyiri zihari ni ugusambanya umwana no kumunywesha inzoga ikintu kibabaza cyane rero abantu mwese abantu benshi nari mvuze ngo mwese ushobora kuba utarimo sibyo babifashe nk'ibintu byoroshye babifata nk'ibintu byo gutwika bisanzwe none ndababwira ibi bintu birakomeye ntabwo ari ibintu byo gukinisha bati no Ndimbati arakaze ni izina rikomeye riremereye nta zina ryaremera ku cyaha gihanishwa imyaka y'igifungo irenga 20 gukinisha ibintu nk'ibyo rero ukavuga ngo urazwi urakomeye ntacyo byamara imbere y'itegeko niyo mpamvu yagerageje kuzana abavoka benshi icyo gihe ndabyibuka ubwo navugaga ngo ni igicucu nabyo nabibariragamo amafaranga yagakoresheje asigira abo mu rugo no kwita nanone ku bana yemera ubundi akabahakana ntabwo akwiriye guhemba abavoka 3 nigeze no kumubwira nashaka azaba kube babikenda kube 3 babikenda nta kintu byamurengera hariya cyakora noneho ubanza byarumvikanye kuko mu bujurire munabonye ku ifoto hariho umwe sibyo yego ibintu Ndimbati akurikiranyweho nta nubwo aratangira kubikurikiranwaho aracyakekwa sibyo yego azatangira gukurikiranwa igihe habayeho igikorwa cya mbere cy'ubushinjacyaha buregera urukiko noneho urubanza mu mizi ubucucu rero bwabereye hehe iyo ufatiwe mu cyaha gifite ibimenyetso nta bintu byo gutera imigeri urumva yego wowe uhita wemera icyaha mara kwemera icyaha ugafasha ubugenzacyaha kwerekana uburyo cyakozwemo warangiza ukabasaba imbabazi ukabasaba kuburanishwa byihuse kuko hariya mageragere ntabwo ikibazo gikomeye kiriyo ari uko hariyo abafungwa ahubwo ikibazo gikomeye kiriyo ni uko muri abo bafungwa hari abatazi igihe bazahamara babonye bajyayo kujyayo biroroha twese turi abakandida bo kujya hariya hantu yego twese hatavuyemo n'umwe turi abakandida bo kujya hariya hantu ni ibintu 3 bihura ho harahari hadutegereje natwe turahari hasigaye isaha yo guhuza ibyo bintu gusa kugira ngo twese tuhagere yego sibyo bamwe bajyayo abandi bakavayo ibyiza rero hariya wamenya umunsi uzahavira
ni uwakangahe mu yo bagukatiye kuruta kuhicara utazi uko bizagenda. yego Ayo mahirwe rero yari ayafite ayapfusha ubusa. Yagombaga gusaba icyo bita procedure accélérée, kuko ibimenyetso byose birwa bajya gushaka ngo amakarita ngo ibiki ngo attestation de naissance, acte de naissance, ntabwo bikenewe. tukiri aho mu rukiko ejo noneho habonetse ikindi kimenyetso gishya aricyo acte de naissance. wowe kiriya kimenyetso wagifashe gute cyangwa se wacyakiriye gute? Ese cyari icyo gihe? Ubushinjacyaha bwatanze ikimenyetso mu gihe kitari cyo, ariko sinari impari ngo menye impamvu bagitanze. Mu mitekerereze yanjye nk'umunyabwenge ntekereza ko bakerekanye gusa bashaka kwerekana ko iperereza rigize gute, ririmbanije kandi rigeze ahantu. Urumva yego ko ibintu byo kurekura Ndimbati byaba ari birumvikana. Bo bararegwaga hariya, bagombaga kuza bari arume hariya mu bujurire. Abantu bazi ko Ndimbati aregwa. Oya, mu bujurire ni Ndimbati urega ubushinjacyaha. Rero ubushinjacyaha bwagombaga kugenda bufite intwaro zikomeye zo gusenya ikirego cy'ubujurire, bugasaba ko hashimangirwa icyemezo. Ntekereza ko ari nabyo bakoze, icyemezo cy'umucamanza wa mbere. Makuru rero mfite, wowe wari uriyo? oya nago nagiye. Amakuru y'abagiyeyo nabonye ku mbuga hirya no hino, harimo no kuri Gasaro, yemeza ko biburaniye nk'uko baburanye ubushize, ahubwo bashaka no kubishimangira berekana ngo perefegitura ngo habagaho perefegitura ngo none ubu bazanye intara, ngo izo ntara zavuye he ko bitari bihari. Ibimenyetso bya mbere nibyo n'ubundi yakomeje. Kirazira mu bujurire haburanwa gusa ujyana mu bujurire inenge icyemezo wafatiwe n'urukiko rwo hasi gifite, nizo zonyine ujyana, ukerekana uburyo hari n'izo birengagije zagombaga kugukiza, sibyo? Yego, nibyo byonyine. Muri make ikiregerwa ikiburanwa hejuru abari kujuririra icyemezo nimero iyi gitegeka ifungwa ry'agateganyo kuri Ndimbati. Yego, hanyuma ukaba uri muri bamwe, hari abajya bavuga ngo abavoka be bari ku uretse gato nari ngeze rero aho mvuga nti kuba yariburaniye nk'ibyo yaburanye akajya hirya ya feri iri mu bujurire, bizatuma nanone ku wa kane, mu gihe nabonye ibinyamakuru byinshi cyane byandika bivuga ko agiye gufungurwa, bizatuma nanone akatirwa iminsi 30. Hanyuma ko bari gutekereza ko uwa kane ashobora gusohoka. Abo ngabo ntabwo niriwe mbabwira ibintu byinshi. Nibabe bari kuntuka muri aka kanya nk'uko bisanzwe, nibabe bari kuntuka, ariko ku wa kane bazabyibonera ko ibi ni ibintu bidakinishwa. Uza ahantu nshingira, ngende gushingira ku itegeko. Kiriya cyaha gihanishwa igihano minimum. Hari bamwe numvise bavuga ngo imyaka 2. Reka ta minimum ni imyaka 20, maximum 25. Muri procedure penale, ku batumva ururimi rw'igifaransa, procedure penale ni imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, sibyo? Yego. Hari impamvu zigera kuri 5 zituma umuntu aburana ari hanze. Iya mbere iza ku isonga, ubwo hari impamvu ahubwo zituma uburana ufunze, kuko ubundi gufungwa muri principe z'amategeko ntabwo byemewe. Umuntu afungwa gusa iyo yakatiwe n'urukiko. Nuko rero umushinga amategeko ku isi hose birahari, yateganyije impamvu 5 cyakora zishobora gutuma umuntu ukekwaho cyangwa ukurikiranyweho icyaha aburana afunze. Muri zo iya mbere iza ku isonga ni ukuba igihano cy'icyaha ukekwaho cyangwa ukurikiranyweho giteganyirijwe iyo biguhamye imyaka irenze 2. None tumaze kuvuga ingahe?
makumyabiri na ubwo rero makumyabiri sindibwe n'itanu. njya mu tundi dupamvu dukeya dutoya mvuze igikomeye abandi bareba izindi nk'eshanu zikurikira zatuma uburana uri hanze. Impamvu mbabwira kubireba ni iyi, bimaze kugaragara cyane kuri social media, ahubwo iyi aferi ya mushuti wacu Ndimbati yagaragaje ibintu byinshi cyane ko abanyamakuru ku kintu cyitwa amategeko bari hafi ya zero, bari hafi ya zero. Kubona bavuga bo bivugira ko ari imyaka 2 bigatuma babifata ari ibintu byoroshye. Ibikomeye buri gihe bo barabyoroshye kubera amarangamutima. Bigusha abanyamakuru mu bwenge bubiri muri bune bubaho ku isi. Mu bwenge bubaho ku isi hari umuntu bavuga ko ari umunyabwenge, kenshi abenshi bazi yuko iyo afite IQ, quotient intellectuel, iri hejuru. Ubwo n'ubwenge abantu bake cyane bagira ku isi baperimeta kwiga mu ishuri ibintu byose bakabimenya nta ngorane bagize, gufata mu mutwe vuba, gusolvinga ama problems n'ibindi byose bitandukanye, agahora ari uwa mbere. Uriya bamwita umuhanga, abandi ngo ni ikimene, abandi ngo ni umujeni, sibyo? Abari muri iyo kategori bose ntabwo bagikenewe muri iki kinyejana mu bijyanye n'iterambere, kubera yuko haje icyo bita artificial intelligence, sibyo? Ubwenge bwa kabiri tubwita SQ, social intelligence, gusocializinga n'abantu, ukamenya kubana nabo neza hano hanze. Aho ngaho nanjye ubwanjye ndi umuswa, ariko sindi umuswa rwose. Hagakurikiraho ubwa gatatu bita emotional intelligence, kujera amarangamutima. Niho abanyamakuru benshi mbona bibera, nabo ubwabo amarangamutima yabo ntabwo bakomeye rwose, bagendera gusa gufana uriya muntu n'iki byose. Niba abantu ushobora kubwira ngo mu matora mutora uriya muntu ni ingirakamaro, baturiya azadukanira, reka twitorera uriya utajya avuga na rimwe, uriya ntacyo azadutwara. Ibyo bikabangamira iterambere n'imibereho myiza y'abaturage kubera emotional intelligence, sibyo? Hari ubwenge bwa kane bita advanced intelligence, nibwo Ndimbati yari akeneye, niyo mpamvu mwita gicucu Ndimbati. Umunsi yumvaga bamuhamagara duhe ruswa, ni ubwo yari kuva hariya hantu. Ngo ni ubwa mbere cyangwa se bwa kabiri akibona ikiganiro kuri Isimbi cya Firidausi, yari kubona ko ibintu yakinishije byakomeye, akijyana we wenyine kuri RIB ati ibintu nakoze byamenyekanye, mwabimenye namwe? Bati ntabyo tuzi cyangwa se twanabimenye. Rero ikinzanye narinje kwirega, hari icyaha nakoze hashize imyaka 2 cyangwa 3. Bariya abana mbona bari mu kigero cy'ibiri, harimo n'umwe nyine bari mu nda, ubwo ni 3 hafi aho. Hari icyaha nakoze none byamenyekanye, ndizanye. Ariko hagataha dore ibintu nakomeje gukora kugira ngo ngabanye ingaruka z'icyaha, harimo kuba bariya abana bataravutse. Ubushake bwa Firidausi bwari ukukuramo iriya nda. Ndimbati arabihagarara ati niyo nafungwa ariko aba bana bakabaho, sibyo? Ibyo byari kuba impamvu nyoroshya cyaha. Uburyo yareze inda zigakura kugeza zivutse, agakora n'amanyanga yose atandukanye yo kubandikisha, kubagaburira, kugeza n'uyu munsi akazi Firidausi akora ngo ninde wagashatse, ngo ni Ndimbati. Siko bimeze? Ibyo rero byari kumubera impamvu nyoroshya cyaha muri ya procedure accélérée, ko bari guhita bamushyikira. Nibi by'iminsi 30 ntabwo byari kuba. Hanyuma icyaha gitoya ni imyaka 20, nuko umucamanza agashingira ku mpamvu nyoroshya cyaha akamugabanyiriza igihano, ndetse akanagisubika kubera imyitwarire n'uburyo yafashije ubutabera, bakagisubika. Gusubika igihano bivuga nubwo bankatiye imyaka 5 nzamara hanze 7, nitwa ko mfunzwe ariko nibera hehe? Hanze, sibyo? Ubucucu rero ni ukutamenya, na Bibiliya irabivuga ngo mwabapfapfa mwe
ubwo se Bibiliya nayo iratukana? oya ni ukutamenya ubwenge bwagukura mu kibazo ku isaha yageze yasonnye, ubwenge bwagukura ahantu ukabwirengagiza, cyangwa ubuzi ukabwirengagiza, cyangwa ntububuzi wagombye kuba ubuzi. rero biracyakomeza gute? cyakora noneho abavoka yarabagabanyije asigarana umwe. uriya nawe ni umuhanga, ariko ntabwo ari umuhanga wahindura ibintu by'umukara umweru. ntabwo ari umuhanga uzafata bariya abana ngo abasubize mu nda ya nyina. ntabwo ibyo bizashoboka. ku wa kane noneho Ndimbati azamanike amaboko, avuga ati nta nubwo azaba akiri oburije yo kuyamanika ko ni automatique, ntabwo icyemezo cyo ku wa kane cyo kizajuririrwa. sibyo? yego ikintu agomba gukora ubu ngubu ni ukujya gutegura urubanza mu mizi. kandi narwo ntabwo ari uko nabonye afite agakaraseri ukuntu kuzuyemo amadosiye. nta kintu gikwiriye kuba muri kiriya karaseri ingana kuriya kitari ikimenyetso cyerekana ko yaryamanye na Firidausi ku itariki 2 z'ukwa mbere nk'uko abivuga. icyo nicyo cyonyine gishobora kumuvana hariya hantu. cyakora ibi bintu byo guhuzagurika bashidikanya ku bimenyetso n'iki byose, itegeko rivuga yuko iyo ngewe ngize gushidikanya, ngewe mvuga ubwo ni umucamanza, yego iyo ashidikanyije byo birengera uregwa, bishobora kumurengera. ariko muri iyi kese noneho ifite ibimenyetso byavuyemo abana bifatika bigaragara, rwose gushidikanya kufite intege nkeya. ari naho mpamvu ubushinjacyaha bwabisapotinze na ya acte noneho de naissance. sibyo? yego bumaze kubishimangira buzakomeza. rero ni nayo mpamvu basaba iminsi 30 izavunjwamo imyaka nk'itatu. kubera iki? ntabwo ari ukubera covid nk'uko abantu bibeshya bamwe, ntabwo ari ukubera icyunamo, ahubwo ni ukubera yuko kuri iyi mihanda hari ibyaha byinshi. abatawe muri yombi bagashyikirizwa urukiko ni benshi cyane, kandi urukiko ruburanisha case by case rukurikije uko imanza zanditswe mu bitabo byarwo. keretse gusa iyo umwe mu baregwa abonye impamvu ifatika akayandikira urukiko arumenyesha ko iyo mpamvu ikwiriye gutuma abona umunsi wa hafi, maze urukiko rwabisuzuma rukabyemera rukamuzana hafi. naho ubundi iminsi 30 rwose ubundi se ntiyashize? yarashize guhera 23 z'ukwa gatatu kugeza uyu munsi yararenze. ariko nta n'umwe urabarwa. kubera iki? kubera ko yajuriye. cyakora nyuma y'icyemezo cy'ubujurire bazongera bayibare, ariko nyine ntabwo izaba 30. niyo mpamvu bamwe mubonye bavuga ngo yari yaje kuburana mu mizi. oya, mu mizi ni ahandi. mu mizi ni ahandi aho urukiko ruzacukumbura, ari naho mugira inama aho kwirwa atera imigeri, kuko DNA yerekanye ko abana ari abe. hakurikiyeho kureba niba koko Ndimbati yararyamanye nabo na nyina ku itariki, nanjye ngo yararyamanye, yarasambanyije nyina ku itariki 24 cyangwa 25 z'ukwa 12, cyangwa niba yararyamanye nawe ku itariki 2 z'ukwa mbere 2020 na kangahe suko 2019 na 20. 2022 ni ukuvuka kwa Firidausi. rero umunsi bashidikanya bose, nubwo bashidikanya ibimenyetso byose bishidikanywaho, byose bijyana muri 2002 ko ariho Firidausi yavukiye. duhereye ku irangamuntu iriho itariki ya mbere z'ukwa mbere, tugakurikizaho ya mafishi bazanye ariho itariki 6 nono 7 z'ukwa gatandatu, hagakurikiraho papa we uvuga atyo, hagakurikiraho na Firidausi uvuga 24 z'ukwa 12,
byose biracyari 2002, keretse rero hahindutse hakaboneka itegeko ryemeza yuko umunsi umwe urenga cyangwa myinshi itaruzura 365 irenga ku mwaka wa 17 bihinduka 18. Iryo ntarihari, nta niriteze kubaho vuba ahangaha, keretse nibamanura imyaka, ahubwo aho kuba 18 ikaba 16 nk'uko bimeze mu bindi bihugu, mu gihe hano hari abasaba ahubwo kwiba 21, kuko stili abakiri umwana. Ariko nanone si wa mwana wata umutsima kwa kundi babivuga mu Kinyarwanda, yego, sibyo? Niyo mpamvu imanza zimwe na zimwe zigira gutya zikahindura umwere umuntu wakekwagaho icyaha nka kiriya. Ariko we biratandukanye, hari aferi y'ibimenyetso, abana babiri, sibyo? Cyakwiriye gukora rero, nategura urubanza rwe mu mizi, tutazi igihe ruzabera, asengere kugira ngo rube nk'umwaka utaha, naho ubundi bizagera muri 25 gutyo, hafi yo, bitewe n'imanza ziba zihari. Hanyuma mu kanya mpuze nsoma, sinzi niba ayo makuru hari icyo uyaziho, ngutegura irushanwa rya Miss Rwanda nawe yamaze gutabwa muri yombi. Nawe yatawe muri yombi kubera gushurashuza bariya abakobwa baba muri Miss Rwanda. Murazi neza ko byaravuzwe cyane hirya no hino ko muri Miss Rwanda habamo ibintu bya kata n'iki byose. Ejo bundi twatangiye kubikemanga ubwo Megan wari secretary, ngira ngo wari iriya company itegura Miss Rwanda, yuriya musore bita Kid Press Kid, naho ubundi ari umugabo, byaba ari bibi cyane, nyine byamera nka kuriya kwa Ndimbati. Hanyuma ikibazo we, amahirwe ye ntibinganye uburemere nk'ibya Ndimbati, ntabwo biri bwitwe gusambanya abana, bariya bo n'abana ariko bakuze, bafite 18 byibuze, biritwa rero ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Naryo ntabwo rihanwa gato, naryo rirahanwa ariko ntibyagera hariya. Ubwo rero urumva ibya Miss Rwanda bibaye agatogo, abashaka gukomeza babe bitegura, kuko ibitaravuzwe inshuro imwe gusa, 2 3 wasanga hari n'ibimenyetso bihari. Urumva? Amakuru ufite nuko ese nabamureze mu bayigiyemo cyangwa se birakekwa n'undi? Amakuru gusa yuko yatawe muri yombi, sibyo? Mutegereze nibirajya kumara iminsi 3-5 byasakaye, noneho turi dufite icyo tubivuga tugasesengura neza, sibyo? Turaba twatangiye kumva umwe mu biyamamaje ko yabuze ikamba rye kubera yuko atashoboye gutanga igitsina, n'urugero. Baratangira kuza hano kuri mikoro, ko mbyizeye nabura, baraza bavuge. Ariko mbere yo kuvuga ibintu by'ibanze umenye ibi bintu mvuga ko bishobora gukoreshwa contre moi, sibyo? Ibintu uvuga bishobora gukoreshwa nanone bikugarukira. Akenshi ni nako bigenda. Ni nk'uko bino tuvuyemo, wabonye yuko atongeye kuvuga noneho ngo yaramuguze, sibyo? Yego. Biriya byongereye ubukana bwa aferi. Umwana still hari n'ibindi bimenyetso avuga ko afite, ngo nk'ama text message n'ibiki byose, ibyo biramushinja cyane kurusha ko byamushinjura. Ahubwo yakoze ikosa, yoroshya umutwaro w'ubushinjacyaha, avuga ko hari message yandikiranye nande na Firdaus ziganisha hehe nanone sheri shushu, ibintu bisa biri. Ibyo byitwa byonyine gusambanya umwana, ataranagera naho ayishyiramo. Ni ibikorwa bigize icyaha cyo gusambanya umwana. None we ari gushaka ibimenyetso nta kwiyumvuga gicucu Ndimbati, uba wumva mvuge ngiki. Nibyo mvuga, gerageza urebe utuntu uri gukoresha tugushyirishamo, abo bavoka bawe batakugira n'inama, wowe byibura utangira uduhandoringa utuvane, tugushyirishamo, ushaka utukurengera, niko kazi kawe.
ariko serwe urabona biri guterwa n'iki uyu munsi hafashwe uyu mu minsi yashize nabwo twumvisha amakuru ko ndetse batagira gute batabivuga actually iyo na Firdaus atavuga hari hashize imyaka 3 babicecetse si byo se yego hano hanze hari abana benshi cyane benshi barenga ibihumbi byinshi bafite icyo kibazo bamwe bahishwa bagakingiranwa mu nzu abandi bakabyumvisha ko ariko bigomba kumera aho guseba bakwiriye kubyakira barahari benshi ikibazo kiri muri sosiyete nyarwanda rero bwa mbere nigeze gutunga urutoki abanyamakuru ubundi uburere nyabwo bwa mbere n'uburezi buhera muri famiye mu muryango mu rugo bugakomezwa n'abarimu hehe ku mashuri abandi bantu ba gatatu dutegereje ko bigisha cyane cyane urubyiruko rukibyiruka ni abanyamakuru kuko biri no mu nshingano zanyu kwigisha gutanga amakuru no kwentertaininga abantu abanyamakuru benshi bibera muri entertainment nta wigisha kubera iki cyane cyane nk'ibi bintu by'amategeko ari nacyo mbajije impamvu abantu ari benshi bari kugwa muri ibi byaha ni ukubifata nk'ibintu bisanzwe ntibazi uburemere bw'amategeko ntibazi uburyo amategeko aremereye ku cyaha icyo ari cyo cyose ibyaha bihari rero ni byinshi n'uwafata ababikora twese ntabwo babona aho batujyana ariko kameme hari minimumu y'ibintu bitagomba gukorwa ukavuga uti kubera ko nzi hari ikigero cy'ubumenyi mfite sibyo bwagombye niyo nshaka kuvuga abanyamakuru mushaka ukuntu mwihugura ku bintu by'amategeko kuko ukurikije iyi kese ya Ndimbati nge niyo yatumye mbarunguruka waducishijemo ijisho niyo yatumye mbarunguruka uvuze wese ku kinyamakuru runaka cyose narabirebye nta n'umwe uri tunyuzamo mugerageze mushakisha uburyo na leta ibafashe muhugurwe mu mategeko sibyo kubera yuko kumenya ikintu kimwe nk'umwuga w'itangazamakuru gusa ukibwira ko bizakubeshaho kuri iyi mihanda my friend ntabwo bizashoboka numenya amategeko bizakurinda sibyo bizakurindira no muri uyu mwuga bitengera ku cyo niba turimo dusoza mitengera ku byo numvise ahubwo ejo nanone mu rukiko nanone byabereye hari yego ku muntu waje kuburana witwa Karasira yego ati turi gutegura imyigaragambyo muri gereza uri muri gereza wagombye kubuza minimumu y'amategeko yose ashoboka ashobora kukugonga agatuma ukora uburoko bwawe nabi yego gereza ntabwo ari ahantu habi nk'uko tuhatekereza ndetse hari abantu bavuga ko urugo rubi ari rwo rurutwa na gereza gereza ni ahantu ho kwigira ubumenyi bwinshi gereza ni ahantu hakwigisha hakagukosora ukagaruka ku murongo iyo wawutaye sibyo none ahubwo bagenda kwigira yo kuba babikurenza azi ingaruka zava mu myigaragambyo yo kwiyicisha inzara usibye n'urwo rupfu sibyo umugabo mu bintu bizwi ama-étude scientifique yerekana ko utamara iminsi ine yakabije ya 5 nta kintu uriye ngo ubeho urapfa cyakora urwayeho umubiri ufite uko kurwanaho ari uburwayi ariko ari ibintu wipangiye urapfa sibyo none se kuba muri gereza no gupfa hari icyoroshye n'iki nukubamo cyane ko aho hantu bigaragambiriza bajya ngo babashyize nibo bahishyira iyo uvuye hano muri sosiyete ukinjira muri kiriya kiryango kukinjiramo biroroshye nakubwiye buri muntu wese yajyayo kwinjira biroroshye ubu wowe Gasaro wifatiye mikoro yawe sibyo ukimanukira witemberera rwose wenda kuri gate ya mbere bakubaza baturajyahe yego sibyo ukisobanura ariko ntiwababwira nanone ko uje kwifunga muri gereza ukababwira ibindi bintu ariko warenze metero zingahe aho batakikureba
ukamanuka ugasesera mu kiryango cy'imbere wajyamo mo imbere pe. urumva ukuntu byoroshye, ariko kuvamo n'icyuya urakibira ukagihanagura ntibyemera. niyo mpamvu mbwira abantu rero bareka ubucucu bubajyana hehe hariya, sibyo? bareka ubucucu bamenye ibikorwa, sibyo? n'ibidashobora gukorwa n'ibyirengagizwa, ahubwo nabyo ushobora kwirengagiza ibintu bikakujyana hariya, yego, sibyo? kuko kuhinjira byoroshye, kuhasohoka bigakomera. bo rero bari kwigaragambya ngo bagiye gutegura imyigaragambyo yo kwicisha inzara kuko ngo bafungiye ahantu habi. Numvise ibintu bisa gutya, bafungiye ahantu habi, ni iyicarubozo, ni ibiki byose. ariko wibuke ko uko witwara ahubwo ari byo bituma bakurobanura mu bandi, bakagushyira bene aho hantu. kandi bene aho hantu ntekereza yuko batapfa kuhashyiraho sosiyete y'indani hariya nayo ifite amategeko igenderaho. uyishe se urumva bo badafite ahantu nyine bagushyira? nicyo ntekereza. hariya ni ahantu ho kugira imyitwarire myiza. wakwitwara neza, ahubwo nyuma yo gukatirwa burundu bitagishobora ko wajurira, cyangwa inzira zose zo kujurira zirangiye, ni ahantu ugomba kugaragaza imyitwarire myiza kugira ngo baguhe imbabazi za perezida. yego. noneho uyu munsi nk'umuntu w'umupapa ni cyo kintu nenga Ndimbati, ndetse navuga ngo n'ubundi ibyo yakoze ni ibyo kunengwa, cyangwa se n'umunsi ibyo akekwaho. none se kusubije uragira ngo kandi nsubije? oya, impamvu nyubajije iki kibazo, hari abanenga ngo njye wenda nshobora kuba munenga ko yafashe uriya mwana, abandi ariko nanone akavuga ati nubwo yakoze iki ariko twe turamushimira iki n'iki. turashaka unenge unashime, byibuze uvuga uti njye hari icyo namushimira. uzimara ya kabiri, kabiri rimwe ni kabiri, kabiri kabiri ni karindwi, reka ninjye uri kuyivuga. kabiri rimwe ni kabiri, kabiri kabiri ni karindwi, kabiri gatatu ni 8, kabiri kane ni 9, kabiri gatanu ni 10. reka ngarukiraho. hanyuma kabiri gatandatu byo ni 12, kabiri karindwi ni 14, kabiri 8 ni 16, kabiri 9 ni 18, kabiri 10 ni 20, kabiri 11 ni 22. ndagarukiraho. ndi umuhanga cyangwa ndi umuswa? hari ibyo wishura umuswa. rero abantu benshi bareba ibyo twishe gusa, yego, ntabwo bareba n'ibyo twakoze. birakwiye? ntabwo bikwiye. ntabwo bikwiye ibyo twakoze. niyo mpamvu njyewe mwita gicucu Ndimbati yari afitiye sosiyete akamaro muri entertainment, mu mafilime yakinaga hariya muri Papa Sava, City Med n'iki byose. yatangaga inyigisho tutazapfa kubona undi Ndimbati. nta wundi Ndimbati tuzabona. tuzabona abenda gusa nawe, abenda gukina nk'ibyo yakinaga, ariko we nk'uko abikina ntabwo tuzapfa kumubona. urumva? hanyuma ibyo bintu yakinaga still turabikeneye, ariko adufashije kubibura. nicyo munenga. adufashije kubibura. azi ko ari ntabwo ndi umusitari bikora muri aya mategeko ho kabyara. amategeko baravuga ngo arusha amabuye kuremera, sibyo? ntabwo ndi umusitari, ntabwo nziranye n'akana kuyobora ikigo iki n'iki, ntabwo ibyo bigikora muri iki gihugu. niba byaranakoze uzi ico ndico mwa, ntabwo bigikora. ntabwo bigikora. nategura urubanza rwe neza, ingingo izamurengera ni imwe yonyine, kwerekana ukuri kw'ibyo avuga by'uko yaryamanye na Firidausi ku itariki 2 z'ukwa mbere. icyo kimenyetso kibonetse yataha. kibuze nicyo cyonyine cyamukiza. umva abari kuzana ibindi sinzi aho bari kubikura. ntacyo. cyangwa na acte de naissance ikaza igaragaza ko yavutse mu mwaka wa 2001. ntabwo ubushinjacyaha bwayizana buzi neza ko ivuga gutyo.
none buyibitseho n'ejo bwarayerekanye mu mwanya utari uwawo buyibitseho noneho ukavuga ngo biroroshye. Ariko njyewe bafana murantuka ndabizi, ariko reka mbabwira akantu kamwe. Ejo mwabonye ko Ndimbati ubwanwa bwe nta buhari, mwitegereje ko n'umusatsi wose ari igipara, mwabonye ko yambaye iroze. Ngaho nimukomeze muntuke nta kibazo, muzangarukira gusiba komenti bitagishoboka. Komenti zantutse zose narazisomye imwe, narabibonye aho bantutse bose. Umva, bizagorana gusiba iriya komenti, uzayisiba kuri iriya TV, ariko mu mutwe ntabwo uzayinsibamo, sibyo? Bizagumamo. Kandi mukomeze muntuke nta kibazo, binyereka sosiyete dufite iyo ariyo, bintegeka twe basaza turi kwivira mu nzira, abana tugiye gusigira iki gihugu uko bameze n'uburere bafite. Bintera agahinda cyane rero. Ushaka no gusanga abandika atari abana nk'uko bitekereza. Kubera iki se nta muntu mukuru wagatuka rwe? Sibyo ndi kukubwira se, nibyo ndimo nkubwira. Ibyayo byose ntabwo ari abanduta abantu, ni bake tungana, abandi bose bari munsi yanjye. Kuko bose ntabwo bahishe amazina. Hari ufite amazina ye bwite, wakirikaho ukahita ugenda ukareba. Sasa hari igihe bababeshya, namwe mukibeshya ko ukagenda ukiyita ngo Serukwavu, ukagira ngo muri iri koranabuhanga ntabwo nta hantu wakwihisha. Cyakora ushaka kwihisha, inama itari iy'akabwa, inama y'akagabo mbagiriye, niba ushaka kwihisha uzajugunye simukadi yawe na telefone utandukane nabyo, usigare wenyine gusa, sibyo? Nta email ufungura, nta computer ukoraho, wibereho gutyo gusa. Aho ngaho kabisa kwihisha bizagushobokera. Naho kuvuze ko ufite telefone ukandika message wiyise ngo ku Karubanda TV, gutyo ni urugero. Iyo message yawe ifite identifier aho yaturutse, kandi aho yaturutse hariho, kuko hatariho niyo message ntiyari kugenda. Ubwo rero kuri iyi minara binyuraho n'iki byose baba bakureba buriya unababwiye ukishyura igiciro gisabwa uti mu mfotore, bagufotora ifoto bakayikwereka bati ngiye. Niyo mpamvu abantu bose bakora ibyaha mu ikoranabuhanga bagira gute, bamenyekana. Ntabwo ari uko baba biyisa amazina ya nyayo. Yego. Ubwo rero kuntuka ngo ntabwo izina ryawe ndizi, mbishatse narimenya, ariko nakuramo iyihe nyungu? Ko natakariza ahubwo mo amafaranga gusa kureba yuko wantutse. Ariko umuntu wantuka nk'ababara n'umwe, Imana yo mu ijuru. Nishimira ko inyita mwana wanjye, buri gihe igiye kumpamagara inyita mwana wanjye. Amena. So ibindi rero mwebwe mukomeze muntuke, ntacyo bitwaye. Birankomeza cyane, binyubakira ubuhamya kurusha ikindi byankomeretsa n'ikindi byantwara. Yego. Nkaba rero numva nasoreza ahangaha, tuzakomeza ubutaha. Nta kibazo n'ukuri. Tuzakomeza ubutaha, kandi ndabakunda, nkakunda n'abakurikira Gasaro TV. Nukuri rwe wakoze cyane. Harimo inama nyinshi, yaba ku bato yaba bakuru, ndetse navuga ngo umuntu wandika komenti ntago ari byiza kuza kwandika komenti navuga ngo irimo ikinyabupfura gike. Rimwe na rimwe komenti ni nziza, ariko nanone hari ziba zirengereye cyangwa se iziba zikabije. Ugatanga igitekerezo cyawe ukaba wavuga right of opinion, ariko nanone ntubivuge mu mvugo nyandagazi. Yego. Hari uwambwiye ngo, yarambwiye ati ngo nasibye komenti ye, ndamubwira ni buriya iyo mfashe umwanya wanjye nkasiba komenti nuko mbona ko aba muntu waza kuyisoma nta kintu yamugira iki yamwongura, ahubwo yamusenya wenda kurusha. Atese nibuje ukajya muri komenti aho ngaho ugatuka umuntu kuri mama we, iyo komenti nyirekeraho irabimfashije iki se cyangwa irafashe cyabayibona? Urumva rero bamwe na bamwe nazabona twasibye komenti nta rundi rwango, no kugira ngo twirinde nanone ko wamurayibona akaba yakomereka kurushaho. Aba commentinga ku kiganiro cyanjye ngewe uzajya ubihorera. Nzajya mbihorera. Nta kibazo.
nta kibazo rwose nabaye nka Eliane karavuga ati ntuzibeshe wongere gusiba comment z'abanuka none umunsi nawe tujye ubihorera oya biriya nibyo biduha imbaraga zo gukomeza gukora ibyo dukora tugatera imbere bo bagakomeza gusigara hariya wakoze cyane kandi n'ikindi gihe ni karibu yego nongera rero kubashishikariza niba mwakunze ikiganiro cyanjye bwari ubwa mbere muze ntacyo bitwaye wandike muri YouTube Rwema Solutions urahita ubona ibindi biganiro byinshi byiza bishobora kukubera zahabu kuko abantu babifite ni bake cyane ntabwo ari benshi ibintu twigira hariya bishobora guhindura ubuzima bw'abantu benshi ikindi nta kaminuza ibaho n'imwe hano ku isi bihari nta bihari so ni amahirwe rero ni iyindi opportunity ku buntu ushobora kuba ubonye yo kugira ngo ugire icyo wiyungura gifite akamaro ukurikiye ikiganiro kimwe cyangwa byinshi kuri Rwema Solutions ni ukuri twanyarukire turi benshi yego wakoze Gasaro TV